Ujya wibaza impamvu umwana wawe agira amenyo yacikaguritse? Ujya wibaza se icyo wakora kugira ngo urinde umwana wawe kugira amenyo yacikaguritse? Kurikira iyi videwo uraza kugera ku munota wa 10 wamaze gusobanukirwa akantu ku kandi ku cyo wakora kugira ngo urinde umwana wawe kugira amenyo yacikaguritse. Gira ubuzima wowe udukurikiye umunsi ku munsi aho uherereye hirya no hino ku isi, nizere ko umeze neza. Nizera ko watangiye umwaka wa 2026 neza, niba kandi utameze neza ihangane kandi ukomere, ejo bizamera neza, ko kubaho nicyo gishoro. Nk'ibisanzwe aha ni ku isoko y'ubumenyi buzima, niho tuguha ubumenyi buzima ukagira ubuzima buzima. Njye nitwa Fideli, ni njye muganga wawe w'amenyo uyu munsi. Uyu munsi ngiye kukubwira ibintu by'ingenzi kandi by'umwihariko wakorera umwana wawe ukamurinda kuzahura n'ikibazo cyo gucukagurika amenyo cyangwa kugira amenyo yacikaguritse. Mu isomo ry'ubushize twasobanuye ibyo umuntu mukuru yakora kugira ngo arinde amenyo ye gucukuka. Twavuze ibintu bitatu by'ingenzi ari byo kugira isuku yo mu kanwa, tuvuga ku ngingo yo guhitamo ibyo kurya bitangiza amenyo, tuvuga kandi no ku ngingo yo gusura muganga w'amenyo n'inshuro umuntu agomba kumusura. Ibyo bintu uko ari bitatu ni nabyo tuza kuvugaho uyu munsi, nabyo ushobora kubikora ku mwana wawe, ariko ngiye kugusobanurira noneho uko wabikora ku mwana wawe mu buryo bw'umwihariko, bigatuma umwana wawe atazahura n'ikibazo cyo kugira amenyo yacikaguritse. Ndaza kongeraho n'ikindi cya kane cy'umwihariko umuntu agomba gukorera umwana we kugira ngo atandukane n'ikibazo cyo gucikagurika amenyo. Mubona abana bafite imyaka guhera kuri 2 kugeza ku myaka nka 12 barafite utwinyo tw'imbere twacikaguritse, rimwe na rimwe tukanahinduka umukara. Aha rero ngiye kugusobanurira uburyo ushobora gukora cyangwa se uburyo ushobora gukoresha kugira ngo urinde umwana wawe ko yazahura na kiriya kibazo. Iyo tuvuze ibintu ushobora gukora kugira ngo wirinde ko umwana wawe azahura n'ikibazo cyo gucikagurika amenyo, tuba tuvuze ibintu ugomba gukora mbere y'uko ahura n'icyo kibazo. Iyo icyo kibazo cyamaze kuba, hari ibindi ugomba gukora, twarabivuze muri video yabanje isobanura ku gushirira kw'amenyo. Ibi rero ngiye kukubwira ugomba kubikora mbere y'uko umwana wawe agira ikibazo cyo gucukuka amenyo kugeza n'aho acikagurika. Ikintu cya mbere ugomba gukorera umwana wawe kugira ngo umurinde ko yagira ikibazo cyo gucikagurika amenyo, ni kumutoza kugira isuku y'amenyo. Tangira kogereza umwana wawe mu kanwa hakiri kare bishoboka. Umwana ntago urindira ko amera amenyo kugira ngo utangire kumwogereza amenyo, ahubwo tangira kumwogereza amenyo, kumwogereza mu kanwa n'igihe ataramera amenyo, ukoresheje agatambaro gasukuye neza, uhanagura ishinya ye n'ibindi bice byo mu kanwa mu gihe umaze kumwonsa, kugira ngo umurinde ko yagira ibindi bibazo by'indwara zo mu kanwa bishobora gufata ishinya ndetse no ku matama mo imbere. Igihe umwana atangiye kumera amenyo, ubwo ni ukuvuga guhera ku mezi 6 iyo nta rengayobora ryabayemo, ubundi guhera ku mezi 6 umwana aba amera amenyo, atangira kumera amenyo. Naho tuzasobanura neza uruziga rw'ukuntu amenyo y'umwana amera n'ukuntu agenda avamo. Abazakomeza kudukurikira iyo video muzayibona hano kuri channel yacu. Nizere ko mwamaze gukora subscribe kugira ngo mutazacikwa nayo.
Icyo gihe tangira kogereza umwana amenyo, iryinyo rya mbere rikimera mu kanwa ugomba kujya uryoza. Ukomeza gukoresha ka gatambaro navuze uhanagura amenyo y'umwana kugeza nibura umwana agize umwaka n'igice, ubwo ni amezi 18. Icyo gihe uba ukoresha agatambaro gasukuye neza. Guhera ku mwaka n'igice uba ushobora gutangira gukoresha umuti w'amenyo ndetse n'uburoso ugatangira kubumumenyereza, kuko umwana ugenda umumenyereza gake gake, akagenda yadabuta ahereye ku tuntu dutoya agenda ajya ku twisumbuyeho. Rero umwana uri munsi y'umwaka n'igice si ngombwa gukoresha umuti w'amenyo, ubwo ndavuga korogate cyangwa indi miti y'amenyo dukoresha twoza amenyo, cyane cyane ko ku bana hari imiti y'amenyo yabugenewe bitewe n'ikigero umwana arimo, iba ikoranye ibintu bikomeza amenyo ku rwego rw'umwana agezeho. Ntabwo ari byiza rero gukoresha umuti w'amenyo wiboneye wose wagenewe gukoresha abantu bakuru, ahubwo ugerageze kumushakira umuti wagenewe abana. Guhera ku mwaka n'igice rero nibwo uba wemerewe gutangira gukoresha umuti w'amenyo, ukaba watangira uwusiga kuri ka gatambaro ugahanagura. Ubwo ndavuga uba ugomba kubikora nibura inshuro 2 ku munsi, mu gitondo cyangwa nimugoroba agiye kuryama. Iyo umwana agejeje imyaka 2 utangira gukoresha uburoso bw'amenyo ndetse n'umuti w'amenyo. Shyiraho akantu gatoya ukamwogereza mu gitondo na nimugoroba. Ibyo bikorwa iyo umwana amaze gufata amafunguro. Si byiza kogereza umwana amenyo ngo nurangiza kumwogereza ubone kumuha amafunguro. Hariho ababikora, mbona babikora mu gitondo cyane cyane ku bana batangiye kujya ku ishuri, ariko ntabwo ari byiza. Ubundi koza amenyo mu buryo bwiza bugira umusaruro uyoza umaze gufata ibyo kurya. Mu gihe rero noneho umwana atangiye kumenya kuyifasha koza amenyo, wowe nk'umubyeyi uba ugomba kumukurikirana ukareba uko abikora neza, akabikora uhari. Bivuze ngo we uramureka abyikorere, ariko ujye umwereka aho yoza n'uburyo abigenza. Yoza amenyo yose. Umwana ufite hagati guhera ku myaka 2 kuzamura aba amaze kugira amenyo 20 mu kanwa. Icyo gihe rero abatangiye no kuzajya yigana uko babrosa nawe akabyikorera. Abenshi baranabirwanira, ariko si byiza ko umureka ngo abyikorere udahari, kuko ugomba kumakinga sure ko yogeje amenyo ye yose kandi yayogeje neza. Ibyo rero ntabwo wabimenya udahari nk'umubyeyi. Ugomba gukomeza kujya umukurikirana, kuko iyo umuretse akabikora wenyine, hahandi usanga yoza amenyo y'imbere gusa, urufuro rwamara kuzamo agacira agahita aza akubwira ngo nogeje amenyo, ariko ejo ukazajya gushiduka afite ibijigo byatobotse, cyangwa ugasanga aranuka mu kanwa kandi yoza amenyo yiwe. Icyo gihe rero nk'umubyeyi icyo ukora ugomba kumukurikirana akabikora uhari. Ikintu cya kabiri ugomba gukorera umwana wawe kugira ngo umurinde umutandukanye n'indwara yo gucukuka amenyo cyangwa gushirira amenyo cyangwa gucikagurika amenyo, ni ukumuhitiramo ibyo kurya bitangiza amenyo, cyane cyane ibiryo birimo isukari cyangwa ibinyobwa bikoranye isukari bikorerwa mu nganda. Irinde guha umwana wawe ibintu birimo isukari nyinshi mbere y'uko ajya kuryama. Gerageza kandi kugabanya inshuro bifata ku munsi. Mumenyereze kujya anywa amazi menshi, abikurane bizamufasha. Kuko twabonye ko amazi abamo umwunyungugu wa fluoride utuma amenyo akomera. Ikindi, amazi ashobora kugufasha kugabanya ibiryo bifata ku menyo. Amazi kandi ashobora gutuma umuntu atuma mu kanwa, bigatuma amacandwe akora akazi kayo. Amacandwe tuzayavugaho ku buryo burambuye akamaro kayo
buriya abantu batagira amacandwe menshi bagira risike yo kurwara indwara zo mu kanwa nyinshi. Menyereza rero umwana wawe kujya anywa amazi kandi umurinde kumuha ibiribwa birimo isukari mu buryo bw'akajagari. Niba umwana wawe akunda keke, akaba akunda bombo, agakunda biswi, ibyo biribwa biri high risk cyane cyane ni na ji zikorerwa mu nganda, kubera ko zikoranye isukari, kandi twabonye ko bagiteri zangiza amenyo zikunda isukari, kuko ya sukari niyo zifata zikayihinduramo acide. Iyo acide ikagira uruhare mu kwangiza iryinyo, kuko ituma iryinyo ritakaza ibice byaryo kugeza hacitsemo umwobo. Niyo mpamvu rero ugomba kwirinda guha umwana wawe amasukari menshi, kandi ukirinda kuyamuha mu buryo bw'akajagari. Nibura ugerageze, niba abikunda cyane zimuha, ariko uzimuhe mu buryo buri planned, ugabanye inshuro abifata ku munsi, ikindi mu masaha ari porogaramu. Ubwo ndavuga, twabonye ko ubundi kugira ngo urye isukari ikugireho ikibazo ni uko uba wayifashe mu masaha cyane yo hagati yo kurya. Niba ufata ifunguro saa moya za mu gitondo, irindi saa saba, irindi saa moya z'ijoro, amasaha ari hagati ya saa moya za mu gitondo na saa saba ntabwo uba wemerewe gufatamo bya biribwa bikorerwa mu nganda, cyane amasinakisi nk'ayo navuze. Ya masaha ari hagati ya saa saba na saa moya z'ijoro nanone ntabwo wemerewe gufatamo ibyo bintu, kuko iyo ubifata bituma isukari yiganza mu kanwa kawe igihe kirekire, bigatuma bigushyira mu byago byo kugira za bagiteri zangiza amenyo mu kanwa cyane. Toza umwana wawe rero kunywera ku gikombe aho gukoresha icupa cyangwa bibero. Umwana w'uruhinja utangiye kumera amenyo, si byiza ko umuhera kuri bibero. Tangira kumumenyereza gukoresha igikombe cyangwa ikindi kintu nk'ikirahure, niba ari igikoma umuha, niba ari amata, niba ari ji umuha, mumenyereze kumuhera ku gikombe, kuko bibero nazo ntabwo ari nziza ku bana batangiye kumera amenyo. Ikindi cya kabiri, menyereza umwana wawe gusinzira adatamiye ibere. Mu mashereka habamo iy'isukari. Iyo sukari nayo rero iyo iretse mu kanwa igihe kinini, bituma umwana ajya muri risike zo kurwara ya ndwara yo gucukuka amenyo, kuko aba yahaye umwanya ndetse cyangwa yagaburiye za bagiteri zikora acide yangiza amenyo. Si byiza rero ko umwana wawe umusinziriza atamiye ibere ngo akomeze aritamire mu gihe asinziriye, kuko amashereka akomeza kureka mu kanwa, bigatuma bimushyira muri risike yo kurwara indwara yo gucukuka amenyo. Menyereza rero umwana wawe hakiri kare ko niba ari gusinzira arekura ibere agasinzira ataritamiye. Ibyo bimufasha yuko niba ari amashereka ayamira, ubundi agasinzira nta mashereka ari mu kanwa ke. Hitamo gukoresha imiti itarimo isukari. Murabizi ko abana benshi bakunze kurwaragurika, ariko kandi nubwo bakunze kurwaragurika, ibyo ntitwabihagarika kuko indwara ntiteguza. Ariko nanone mu gihe umwana wawe agiye kumuvuza, gerageza guhitamo gukoresha imiti y'ibinini kurenza imiti y'amazi, kuko iriya miti iba ikoranye isukari, kandi iriya sukari yangiza amenyo. Iriya sukari iri mu bintu bituma bagiteri zikunda cyane, ku buryo zishobora kuyikoresha zigakora ya acide yangiza amenyo, mu gihe umwana wawe akunda kuyikoresha kandi akayikoresha atagira isuku y'amenyo ihagije. Ahangaha nimvuga gutangira gukoresha imiti y'ibinini kurenza iy'amazi, aha ntago wowe nk'umubyeyi ari wowe uzafata umwanzuro wa nyuma, ahubwo ugomba kubiganiraho na muganga wawe kugira ngo murebe niba se umwana wawe afite imyaka ingahe, ese ashobora kumira ikinini, cyangwa se hari ubundi buryo dushobora gukoresha tukamuha ibinini adakoresheje imiti y'amazi, kuko biterwa n'uburyo umwana arembyemo.
Hari umwana ushobora kuba arwaye akaba arembye, bikaba bidashoboka ko yakoresha ibinini. Ariko mu gihe umwana wawe azi kumira ibinini, rwose gerageza niba bishoboka uganire na muganga wamubwira uti nyandikira imiti y'ibinini kurenza iy'amazi. Ikindi hari n'abantu bakuru nabo bakunda kuyikoresha, ubwo nabo ahangaha bigiyemo akantu. Ikindi cya kane, irinde gushyira isukari kuri turiya dukoresho bashyira mu kanwa k'umwana bashaka kumubuza kurira. Hari udukoresho abasirimu bakunda kwambika abana mu kanwa b'impinja kugira ngo babuze kurira, kuko tuba dukoze mu buryo aba ameze nk'ikintu arimo yonka akagihugiraho, bigatuma adakomeza kurira. Turiya tuntu rero si byiza kudushyiraho isukari kugira ngo ukunde umenyereze umwana kudukoresha, kuko iyo sukari urumva nuyishyiraho ikamara igihe kinini iri mu kanwa, urumva biri kumushyira muri bya byago byo kurwara indwara yo gucukuka amenyo, ari nabyo birangira umwana amenyo ye acikaguritse. Si byiza rero gushyiraho isukari, uretse ko atari na byiza gukoresha turiya tuntu, nubwo abasirimu badukoresha bazi ko ari udusirimu, ariko hari ibindi byago duteza ku menyo y'abana ndetse no ku rwasaya muri rusange. Tuzabivuga muri video yabyo yihariye nitugera ku ndwara ku kibazo cyo kugira amenyo atari ku murongo ndetse n'urwasaya rudahura neza. Tuzabona uruhare rwa turiya tuntu bashyira abana mu kanwa mu kugira urwasaya rudahura neza. Ikintu cya gatatu cy'umwihariko ni ugusuzumisha umwana wawe. Suzumisha umwana wawe kwa muganga w'amenyo cyangwa muganga w'indwara zo mu kanwa, kuko bigufasha kumenya umwana wawe ese ubuzima bwe bwo mu kanwa buhagaze gute. Hari indwara afite dushobora kuvura, cyangwa se hari ibyago ashobora kuba arimo bishobora kumuteza ikibazo mbere y'uko atangira kugaragaza ibimenyetso bya ya ndwara yo gucukuka amenyo cyangwa gushirira amenyo. Wakagombye kuba wowe waramugejeje kwa muganga w'amenyo, yarakubwiye ati umwana wawe bihagaze gutya, wakora iki? Nko ku bantu bakuru rero n'ubundi umwana nawe agomba kujya gusura muganga w'amenyo inshuro 2 nibura mu mwaka, kugira ngo yizere ko akanwa ke gahagaze neza. Ababyeyi benshi muza kwa muganga ari uko umwana yagaragaje ibimenyetso wenda by'uko iryinyo riri kumurya, cyangwa se n'umuntu mukuru ko iryinyo ryatangiye kumurya nibwo atangira kuza kwa muganga. Ariko si byiza kutegereza ko hari ikimenyetso mpuruza kiza mu kanwa kawe, kuko iyo ugiye kwa muganga hakiri kare, ugiye muri check-up, bituma umenya indwara urwaye utaruzi, ndetse ukamenya n'indwara ushobora kujya mu byago byo kurwara mu minsi iri imbere. Icyo gihe rero bigufasha kwirinda za zindi zari kuzaza mu minsi iri imbere, bikagufasha no kuvurwa za zindi urwaye utaruzi, ukaba byagufasha noneho kwirinda ingaruka zari kuzaguteza mu buzima. Niyo mpamvu rero abantu mudukurikira mukwiriye gufata uyu muco wo kujya gusura muganga w'amenyo nibura rimwe mu mezi 6. Rwose iki kintu nongere nkigarukeho, ni cyiza cyane kuko gituma ubasha kwirinda indwara zo mu kanwa nyinshi cyane. Kandi abantu nyine batinya ngo birahenda ibintu byo mu menyo, ariko ntabwo bihenda, kuko ibintu amakuru uba ugiye kuhamenyera niyo y'ingenzi kurenza ko baguca amafaranga ngo yo kugusuzuma, cyane cyane ko hari naho badashobora kuyaguca waje muri check-up rwose, bitewe n'aho ariho. Rero ndabashishikariza kujya mukora check-up mw'abantu mwe, mukoreshe check-up y'amenyo yanyu, mumenye ibibazo mufite mu kanwa. Ikindi mumenyereze abana banyu gukoresha check-up hakiri kare. Umwana ntakagire umwaka wose ngo arinde agira amenyo 20 mu kanwa utari wajya kwa muganga w'amenyo nibura ngo
anakwandikire umuti wabugenewe uzajya wogesha amenyo y'umwana wawe kugira ngo akomere kugira ubuziranenge. Ikindi kintu cya kane cy'umwihariko wowe nk'umubyeyi ugomba gukora, ugomba kwihugura ku bijyanye n'indwara zo mu kanwa. Ibi nta handi uzabikura utubatse ubucuti hagati y'abaganga b'amenyo nawe, ko nibo bazaguha ubwo bumenyi ku bijyanye n'indwara zo mu kanwa, cyangwa se uze urebe ikiganiro nk'iki ngiki, cyumve neza ugisobanukirwe, ukurikire ikiganiro kirangize, hanyuma ubumenyi ukuyemo ubukoreshe urinda amenyo y'abana bawe. Ari nayo mpamvu ngusaba, niba ukurikira iyi channel yacu ukaba uri kureba iyi video, gerageza gukora share ku babyeyi muziranye cyangwa se n'abantu bateganya kuba ababyeyi, kuko izi nama barazikeneye. Izi nama barazikeneye kugira ngo bazikoreshe ku bana babo, babarinde ibibazo byo kugira amenyo yacukutse, babarinde abana babo gushirira amenyo, babarinde gucikagurika kw'amenyo. Hari benshi bagiye babitubaza muri comment icyo bakora ku bijyanye n'abana bafite amenyo acikagurika, ariko ndizera yuko iyi video ibisobanuye neza. Niba hari ikibazo utasobanukiwe neza, ushobora kucyandika muri comment, tukazagusubiza muri video z'ubutaha, tukagusobanurira birambuye ku kibazo uzaba ufite. Niyo mpamvu rero ababyeyi iyi video irabareba mwebwe babyeyi. Niba ufite umwana uri hagati ukivuka kugera ku mwana w'imyaka 12, iyi video irakureba uri umubyeyi. Niba kandi uteganya kuba umubyeyi, iyi video irakureba kugira ngo uzagere igihe cyo kugira umwana waramenye icyo wakora kugira ngo umurinde agire ubuzima bwiza. Ikindi kintu ntari navuze, umwana ari mu bantu bakenera indyo yuzuye. Indyo yuzuye twayivuzeho muri bwa buryo bwo guhitamo ibiryo bitangiza amenyo. Ugomba guha umwana wawe imbuto nyinshi ndetse n'imboga kugira ngo umufashe kugira ubudahangarwa bw'umubiri buhambaye, butuma arwanya indwara nyinshi z'umubiri harimo n'izo mu kanwa. Ikindi, imbuto zigira uruhare mu kugabanya ibibazo byo kunuka mu kanwa, cyane cyane ku bana. Abana nabo bajya babigira, nubwo tuzabigarukaho ku buryo burambuye, ariko ubwo nibanga nari mbameneye. Nizere ko rero mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Niba utarayikora, nicyo gihe kugira ngo ukore subscribe, winjire mu muryango w'ababona ubumenyi buzima butuma bagira ubuzima buzima. Uraba kandi udushyigikiye kugira ngo dukomeze kugira imbaraga zo kubagezaho n'ibindi byinshi ku ndwara zo mu kanwa. Rero dusoreje isomo ry'uyu munsi. Mukomeze mudukurikire kandi mudukunde, natwe turabakunda cyane.